Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje kudukurikirana aho muherere hose nimukomeze kugubwa neza impagarike n'ubugingo nibikomeze kuba kuri mwebwe ndetse n'imiryango yanyu. Hanyuma ubaye utarakora sabone wayikora kugira ngo ibiganiro byacu mu gihe twaba tubishyizeho bijye bihita bikugeraho nk'ako kanya. Rero reka tubabwire amakuru ari kugenda atugeraho aturuka hano ku mirongo imbere mu buryo bw'inshamake, hanyuma mu kanya gato turaje tubabwire amakuru mu buryo burambuye. N'amakuru rero akomeza kugenda yibanda hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu karere kacu hano mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'u Burundi. Ni amakuru ari kugenda atugeraho. Hanyuma reka turebe amakuru tujye kubagezaho muri aka kanya. Ni amakuru ari kuvugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri yo bw'icamake rero amakuru ari kugenda atugeraho aturuka hano ku murongo imbere ku rugamba aravuga yuko mu by'ukuri ingabo zigiye zitandukanye, imitwe igiye itandukanye ikomeje gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo niyo mitwe itandukanye irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane hano ku birindiro bya M23. Turaje rero turebe mu kanya mu makuru yacu arambuye niki kiri kujya mbere hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru ari guturuka hano imbere ku rugamba, imbere ku mirongo y'imbere, aravuga yuko mu by'ukuri ngo AFC M23 iri mu kaga kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaba yamaze gutanga amafaranga menshi, yaba yamaze gushora amafaranga menshi kuri iyi mitwe ikomeje gushyigikira ingabo nyine za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni iyo mitwe nyine igitandukanye irimo Wazalendo, FDLR, abo bacancuro biri kugenda bivugwa ko mu by'ukuri ngo baba bahawe amafaranga menshi mu byo kugira ngo babe bakaza intambara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugaruke ku makuru yacu mu buryo burambuye, aho amakuru aturuka hano ku murongo imbere avuga ko ihuriro ry'ingabo zishyigikiye nyine ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero bikomeye cyane hano mu burasirazuba bw'iki gihugu, bikomeje kuba ingorabahizi, aho mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaba ibitero bigiye bitandukanye hano kuri izi ngabo za FCM 23 ndetse bakabigaba no ku baturage nk'uko bakomeje kugenda bitangaza. Amakuru rero atugeraho aravuga yuko mu by'ukuri iyi mitwe igitandukanye irimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye harimo n'aba bacancuro ngo bagabye ibitero bikomeye cyane mu by'ukuri muri aya masaha, ngo mu by'ukuri bakaba bagabye ibitero bikomeye cyane. Ibyo bitero rero bakaba babigabye hano ku birindiro bya FC M23 ndetse ntabwo ariho gusa, bakomeje kubitera ndetse no mu baturage. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza uyu mutwe wa FC M23, aho bakomeje kugenda batangaza, basura amatangazo avuga ko mu by'ukuri bidakwiriye ko izi ngabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badakwiye kugaba ibitero bikomeye hano ku baturage, kubera ko bikomeje kugenda bigira ingaruka zigiye zitandukanye. Iri huriro rero rya FCM 23 rikaba byakomeje kugenda rivuga ko bidakwiriye, ariko byanageze mu bice bituwemo n'abasivili birimo Gatoya, Gasheke, Murema, Mberwa, Ruki na Mutobo, aho bivugwa ko aba baturage basanzwe ari bo bakomeje kugirwaho ingaruka. Biri kumvikana ko mu by'ukuri tuduce tugiye dutandukanye tukaba twagiye tugabwamo ibitero bikomeye cyane. Mu by'ukuri bakaba bakomeje kugenda batangaza ko aba baturage bo bakomeje kugenda bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. AFC 23 rero ikavuga ko mu by'ukuri bidakwiriye kandi ko aba bashinzwe mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu ku isi bakwiye kubireba bakaba bagira icyo babikoraho. Bakomeje kugenda bashinza iyi mitwe nyine ko, cyangwa se bakomeje kugenda bashinza aba bashinzwe imibereho y'abaturage ku isi ko mu by'ukuri bakwiye nabo kuba bagira icyo bakora, kuko abari abaturage nk'abandi bose. Rero amakuru ari komeza kugenda atugeraho aravuga ko imirwano rwose ikomeje, kandi mu by'ukuri ari imirwano iteye ubwoba, kubera ko ngo izi
ingabo zitandukanye zirimo FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bagabye ibitero bikomeye cyane bifashishije indege z'intambara ndetse n'imbunda ngo ziremereye cyane. Mu by'ukuri bakaba bakomeje kugenda bagaba ibitero bikomeye, bakabigaba mu baturage ndetse bakabigabana hano ku birindiro bya FCM23. FCM23 rero yakomeje gutangaza ko rwose bo nta kibazo bafite, kubera ko nabo ngo bafite tactique ikomeye cyane, bafite uburyo bukomeye bwo kuba bahangana n'ibi bisasu bikomeye ndetse n'izi ndege zagira abapilote aho zikomeza kugenda zisuka ibintu by'ibisasu bikomeye cyane. Bavuze ko ibyo bo badahangayikishijwe nabyo rwose, ngo ibahangayikishije cyane nuko bari no kubijyana mu baturage. Hangaha rero mu by'ukuri FCM23 ikaba yakomeje gutangaza ko bo nta kibazo bafite na kimwe cyo kuba bahangana n'iyi mitwe igiye itandukanye, ahubwo ngo ikibaraje shinga cyane ndetse kinababaje ari aba baturage bakomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane birimo izi mbunda ziremereye. Bakaba bifuza ko rero mu by'ukuri bidakwiriye ko uru rugamba rwajya ruva aho ruri kubera rukajya mu baturage. Abasesenguzi rero mu bya politike n'umutekano bagaragaza ko mu by'ukuri gukaza ibitero ku mpande zombi bishobora kurushaho kongera umubare w'abasivile nyine bakomeza kugenda bahaburira ubuzima, cyangwa se mu by'ukuri bakomeza kugenda bahungabana bitewe n'ibyo bitero biri aho ngaho. Ibyo bikaba byanatera ko abaturage bakomeza nyine kuva mu byabo bakaba bajya mu buhungiro mu buryo kugira ngo babe bakomeza kurinda ubuzima bwabo. Abo ni abasesenguzi bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho, bavuga bati mu by'ukuri ni ibintu bikomeye, ni urugamba rukomeye, ariko bikwiye kuganirwa kugira ngo izi ntambara zibe zahagarara. Amakuru rero yandi twakomeje kugenda tubabwira ko amakuru ari guturuka hano ku murongo imbere ku rugamba, mu by'ukuri avuga ko iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yatanze amafaranga menshi cyane, akaba yamaze gutangwa kugira ngo mu by'ukuri aba basirikare babe bagira icyo bakora. Leta ya Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gutanga amafaranga ku basirikare bayo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bari ku rugamba bahanganyeho n'ihuriro rya FCM23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hagamijwe kongera imbaraga z'intambara nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, bavuga bati twebwe kabisa dufite gahunda yo kwigarurira ibice byose byaba byarafashwe n'uyu mutwe wa FCM23. Kubw'iyo mpamvu rero bakaba bakomeje kuba basuka amafaranga menshi cyane muri aba basirikari batandukanye. Turaje turebe umubare w'amafaranga babahaye. Aya mafaranga yatangiye gutangwa ku itariki ya 11 Gashyantare 2026 biri kumvikana nyuma y'uruzinduko rwa Minisiteri y'Ingabo nyine yarije hano muri Uvira. Aha mu gihe muribuka ko izi ngabo za FCM23 igihe ziva hano muri Uvira mu by'ukuri zisohotsemo nibwo bakomeje nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yarashyizemo imbaraga cyane kugira ngo mu by'ukuri aka gace bongere bakisubize. Kubw'iyo mpamvu rero bakaba barakomeje kuba batanga amafaranga agiye atandukanye. Ingabo rero abakuriye Minisiteri y'Ingabo ikaba yamanutse mu by'ukuri ikaza gutera ingabo mu bitugu ihereza aba basirikare bagiye batandukanye, barimo abasirikare ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu, bakaba baramanutse mu buryo kugira ngo babahe aya amafaranga rero nangahe byakomeje kugenda bitangazwa cyane ko abasirikare b'igihugu, abasirikare nyine ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri musirikari ari guhabwa amadolari 400, naho abasirikari bo mu yindi mitwe nka Wazalendo n'indi mitwe igitandukanye ndetse na FDLR bari guhabwa amadolari 200. Iyi gahunda rero ije nyuma y'uko aba barwanyi ba FCM23 nyine bavuye hano mu mujyi wa Uvira muri Mutarama, bigatuma leta yongeramo ingabo n'ibikoresho muri aka gace. Perezida Felix Tshisekedi rero yakomeje kugaragaza umugambi wo kwisubiza ibice birimo Kamanyora, Bukavu, Goma ndetse na Bunagana nk'uko byagiye bifatwa n'umutwe wa FCM23. Akaba yakomeje kugenda atangaza ko mu by'ukuri ibi bice byose akwiye kubyigarurira bigasubira mu maboko ye nk'uko byanakomeje kugenda bitangazwa n'uyu
uyu guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Perusi Sadiki nawe nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Kuva rero mu mpera za Mutarama imirwano yakajije umurego mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta Wazalendo n'iz'u Burundi zagabye ibitero ku birindiro bya M23 hifashishijwe imbunda zikomeye cyane cyangwa se imbunda ziremereye, indege z'intambara za drone ku ruhande rwa M23. Mu by'ukuri bakaba barakomeje kugenda bahagaba ibitero bikomeye cyane, ndetse hakifashishwa n'ubundi buryo bugiye bukomeye burimo indege ndetse na za drone, zikaba ari indege zitagira abapilote, ariko ibyo bikaba bitarigeze bikanga uyu mutwe wa M23 kuko bakomeje kugenda batangaza bavuga ko mu by'ukuri bo ikibazo bafite ntabwo ari uguhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro ishyigikiye nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo bafite nuko bari no gusohoka bakaba bajya mu baturage. Mu by'ukuri bikaba ari cyo kibazo bafite, bavuga ko ari cyo kibazo gihangayikishije cyane, ko bo guhangana n'iyi mitwe bakomeje kugenda bavuga ko bafite uburyo bukomeye, bafite tactique zabo zo guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Abasesenguzi rero mu bya politiki bo nyine bakomeje kugenda bagaragaza ko iyi mirwano mu gihe yaba ikomeje kukaza umurego, mu by'ukuri bigoranye cyane ko imigambi cyangwa se intego bari bihaye kuba bahagarika imirwano hano mu by'ukuri byakomeza kugenda bigorana. Bakomeza kugenda bavuga ko bikwiriye ko iyi mitwe yombi M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakwiye kwicara bakagira ibyo baganira, hanyuma bakaba basoza iyi mirwano iri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo niyo makuru rero ari kugenda tugeraho ava ku murongo imbere hano ku rugamba. Turakomeza dukomeze kubashakira andi makuru, nimukomeze kugubwa neza.